Iyo uzanye ikiganza cyawe gutya gake gake moteri yawe ikayaka, wakenera kuyihagarika ugakora. Rwa Innovation Hub iguhaye ikaze. Dukomeje kubashimira mwebwe abadukurikira buri munsi. Nimba uri mushyashya kuri uyu muyoboro mugari w'ikoranabuhanga, kanda subscribe, kanda like, kanda share, usangiza abandi ubumenyi. Hanyuma tuzamukane mu isi ya tekinoloji. Dukora cyane ku mashanyarazi, electromechanical, mechatronics, computer system, networking and IT muri rusange. Ibyo bintu byose tubivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma dukomeze tuzamukane mu bumenyi. Murakaza neza muri iyi video y'uyu munsi. Yes guys, uyu munsi ikintu nkuzaniye noneho kirakomeye cyane kuko iyi moteri yacu muri kureba aha ngaha, iyi moteri ya free phase urabona ya supplyinze nkupuye aha ngaha ya circuit breaker yayo, nkaza nkakanda kuri start ihita iraninga. Ariko icyo ngiye kukwereka ni iki, wakanda kuri stop igahagarara. Innovation ngufitiye uyu munsi nuko urabona iyi box yanjye, abarebye video zacu ngira ngo mwarayirebye. Uburyo twayikoze ni ultrasonic sensor, hanyuma ngenda ndashaka gucana iyi moteri nkoresheje iki kiganza. Hanyuma hano mfite relay ndi bufatireho output yanjye, maze nkuremo umuriro kugira ngo nze nkwereke ukuntu turaza guhuza. Nuko ngo ngiye gufata ya A1 nayo nyihuze n'icyo twita electrical switching device cyangwa relay. Actually ndaza mfata urusinga, yes, ndatunganye neza ubundi duzane kuri common, ruraza ku common ya relay kugira ngo twifashe embedded. Ibi nibyo naho basezeranyije kujya mbereka. Uraza ugafata kuri common ukinyuzamo urusinga rwawe, make sure ko ruba rufashemo, yes, gafunga. Urusinga rwanjye rero nirwo ngiye kuza nka controller wa muriro uza kuri ya A2. Nuko ngo ya A1 kuko niyo ngiye kuza, niyo ituma ya contactor yanjye ifunga. Uraza ugaswitch ukahuzana izi common, uvuze ngo ni input ndaza gufatira kuri phase runaka, ushobora no kuza ukabifatira aha ngaha bakubiri buza n'umuriro kanyifatire kuri iyi ngiyo hagati, nikupurize kubona umuriro, then output sensor yanjye niyumva ikiganza. Nuko ngo ngiye gukora ino moteri igira ni ingaruko ntunze y'ikiganza. Actually ndaza mfatire kuri output normally closed yo kuri relay yanjye. Normally closed, ugafungamo urusinga rwawe, ugasubizamo rya vis, ugafunga kugira ngo bize kuba bifashe neza. Guys, ni ibintu Rwa Innovation Hub gufitiye ibintu byinshi zakugezaho cyane, kandi wowe hano harimo ultrasonic, dufitemo Arduino, dufitemo na supply ya 5, tukagiramo nibyo byonyine na relay. Ultrasonic yongera ngo muri kuyireba. Hanyuma urusinga ruvuye kuri output common ndaza mbarego njya gucomeka kuri ya A1. Uvuze ngo relay yanjye niza guswitchinga, irajya iswitchinga umuriro kuri relay. Urabona ko nyishyize kuri ya A1 like this, then uze tubikore neza gutya kurya relay yawe iraza kuba fixed ahantu neza. Nuko ngo urabona ko ninza nkagira gutya moteri yanjye igomba kwitirana, ninza nkagira gutya moteri yanjye igomba kwitirana like this. Ndamutse nkupuye rero umuriro, nako nkupuye neza, moteri yanjye ntabwo iri kuraninga. Nuko ngo hari uburyo bubiri nje kukwereka uburyo wakoresha iyi moteri. Ngiyewe ndaza nkakanda kuri start, moteri ikaraninga cyangwa nkayizima.
Yes guys, urabona ko ya circuit yacu rero tumaze kuyikora. Nuko ngo ufatira kuri ya phase ya control yawe ukaza ugasapota common, then urabona ko nanjye ndi kwikanga. Kubera iki uraza kwegeraho hano moteri yacu ikaraninga, ikiganza nicyo cyakije uyu muriro. Iyo umaze kuraninga mashini yawe ushobora gukora kuri stop, moteri igahagarara. Hari uburyo bubiri bwo kwatsa iyi mashini. Twagushyiriyeho uburyo bwo gukanda kuri start, mashini kaka, hanyuma cyangwa kaza hano urumva ko ihita ushyiraho ikiganza gutya ikahita yaka. Hanyuma rero iyi ni innovation, kandi subscribe aho hasi dukomeze n'izindi video kandi kuri stop, moteri yacu irahagarara. Guys, yaba iri muri star yaba iri muri delete, ibi bintu nicyo twita embedded system cyangwa electronic ivanze n'amashanyarazi. Iyo uzanye ikiganza cyawe gutya gake gake moteri yawe ihita yaka. Wakenera kuyihagarika ugakora stop. Thank you very much. See you mu yindi video yacu.